Inama njyanama yongeye guterana kuri Village Urugwiro ahazwi nko Convention Center yiga ku bana b'imirire mibi. Iyi nama njyanama yateranye k'uyu wa kane tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025, wigaga ku nama yo kugira ngo bateze abana imbere ndetse bagaburire abana basaga 2,000. Nk'uko ino nama yari yateranye n'ubundi abana basaga 2,000 barimo bagaburirwa ibiryo bizajya bibafasha kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze, ubuzima bwihagazeho. Ni ukuvuga ngo aba bana barwaye COVID-19 nk'uko uri kubona hano. Niyo mpamvu leta yafashe gahunda yo kugira ngo ibagaburire, kugira ngo imirire yiyongere, kugira ngo iki cyorezo cya COVID-19 kitabasha kubahangayikisha. Aba bana n'ubundi bari basanzwe barwaye ikintu cyitwa ninkubwira indwara bari barwaye ntuhahamuke kandi ntugire ikibazo. Abana bari bari mu muhondo, bari barwaye bwake ndetse bari bari ahantu ha bonyine. Niyo mpamvu inama yateranye kugira ngo bige ku buryo aba bana bashobora kuba bagira ubuzima buzira umuze. Iyi ni incamake y'amakuru ugiye kwibagezaho. Ni Twurenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Turabakunda cyane. Umuntu ugize ikibazo kwa ano makuru cyangwa ushaka gutanga igitekerezo, duhamagara kuri ya nimero dusanzwe tubaha mu mavideo yose tujya dukora. Muhawe ikaze kwa ano makuru. Iyi ari incamake y'amakuru. Inama njyanama yateranye yiga ku mirire y'abana ndetse no ku iki cyorezo cya COVID-19. RBC yatangaje ko icyorezo cya COVID cyagaragaye mu Rwanda, ariko tudakwiye kugira ubwoba, dukwiye kwirinda, kandi kwirinda biruta kwivuza. Abaminisitiri n'abadepite bongeye guterana k'uyu wa kane tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, biga ku kibazo gihangayikishije isi. Ndetse izi ni incamake z'amakuru turaza kuzibaramburira mu kanya. Reka twikomereze n'amakuru yacu. Nk'uko inama njyanama yateranye abayobozi batandukanye biga ku mirire mibi y'abana, nibwo ku itariki ya 12 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 bavuga ngo aba bana bagomba kubagaburira paka bigeze ku mwaka wa 2026 kugira ngo aba bana bagire imirire myiza kandi bagire imirire mizima. Nk'uko leta y'u Rwanda yatangaje yuko COVID-19 yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kwirinda biruta kwivuza. Bagomeza kutubwira ngo twirinde kandi turinde bagenzi bacu. None ingamba yo gukaraba, tujye dukaraba amazi mazima. Kandi ikindi leta y'u Rwanda twibutsa gusomana ntago bikiri ngombwa. Gusomana mushake mu byihorere. Gusuhuzanya ni ukubera ko ari umuco w'Abanyarwanda, ariko gusuhuzanya nabyo mushaka mwaba mubicika kandi mukaba mubiretse. Dukomereza mu karere ka Nyarugenge, aho inama y'abayobozi batandukanye batonya bateranye barimo biga ku kibazo cy'abaturage mu midugudu itandukanye, imidugudu irenga 15, ndetse iyo midugudu yitabiriwemo n'abayobozi bagiye batandukanye, abamudugudu ndetse n'abagitifu ndetse n'abandi bayobozi batonya bo hasi y'insibo. Barimo biga uburyo bazajya bayobora abaturage kugira ngo babashe gukora serivisi zinoze. Abaturage rero bagerageje kwitabira iyo nama barega abagitifu bagiye batandukanye cyangwa abakuru b'imidugudu, cyane cyane abakuru b'imidugudu ngo bakunze gukubita abaturage bakabakomeretsa. Leta y'u Rwanda yavuze ko gukubita umuturage uba ukubise igihugu. Abo umuntu nazajya gukubita yitwaje icyo ari cyo, uzajya umurega, kubera yuko nta rutugu rukora ngo rusumbe izosi. Ubwo nshatse gusobanura iki? No kuvuga ngo nabo leta ntago ibarebera izuba, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda ikomeza gushishikariza abaturage kujya batanga amakuru ku gihe. Mu gihe babonye icyaha gikorewe ahantu runaka, tanga amakuru ku gihe kugira ngo icyo cyaha bagikumire kitaraba. Nugenda ugaceceka ukituriza, icyo cyaha nta kuntu bazagikumira batakimenye. Umuntu ugize ikibazo wahamagara urwego rw'ubugenzacyaha RIB, waba wafashwe ku ngufu cyangwa waba hari ibindi bintu byaguhangayikishije, ariko cyane cyane birebana n'ubuzima, gufatwa ku ngufu, guhohoterwa, gukubitwa ndetse no gusagarira no kukubuza umutekano wawe. Nimero ya RIB ibihari kandi bifunguye igihe cyose, ugomba kuyihamagara ikagufasha. Umuntu utarakora subscribe kuri nomero wa Kidasamura
muntu utarakora subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura Movie nkubwire ngo warahombye uracikanwe n'amakuru agezweho. Nimba rwo Rwanda rigeze kuno muyoboro kura subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Muntu utarabona amavideo mbakorera agiye atandukanye warahombye. Amakuru mbambagezaho banayisomeye ku binyamakuru bitandukanye, ndetse aya makuru abagishyushye harimo nayo abayobozi batandukanye bagenda bambwira, kubera yuko ano makuru yacu abayizeye kandi afite n'ibimenyetso byinshi bitandukanye. Impanuka tugenda tubakorera bahereza amavideo kugira ngo